ese iyo uvuka ukavuka ufite ijisho rimwe naryo riri ku izuru riri mu jisho wari kurega nde? ubu se ugiye gutera umwumbati yarangiza wayo gusanga ugasanga umuhasi havuyemo imizi y'intusi, warega nde? ubu se ugiye kuvoma amazi wayageza mu rugo ugasanga abaye amaraso, warega nde? ubu se umugore wawe atwite amezi 9 ajya kubyara akabyara ingurube, warega nde? ntabwo ubona ko kugira ngo umere nk'abandi ari ishema Imana yari guhaye? Imana iravuze ngo ngiye wabona baremeye ngo nimara kubarema bampesha iki? Umubiri wawe uri kureba ni uruganda rukomeye rukorerwamo ibintu byinshi, ibyuzi n'ibiki ntabyuzi. kugira ngo uzagire imisemburo izaremura umugabo, yarangiza wowe kugira amabere umugore yagire, yarangiza agatwita wowe ntutwite, ubwo bwiru ntubuzi. Icyatumye amashereka amaraso abamunda agatunga umwana, yamara kuvuka uwo munsi agahinduka amashereka, nta mayere mukoresha ntabyo. kugira ngo ibyo kurya ufatanye kunywa amazi no kurya, ariko umwanda unyure mu nzira yawo mu rura runini, amazi anyure mu ruhago, iryo vangura ryaho ngaho ntuhari. kubw'ibyo ukwiriye kwicara ukavuga uti Imana ko kwikwiriye kuburana ngo namuremeye kumpesha iki? Linda ni ugukunda Imana no kuyitinya. Ukunda Imana ariko ukanagira ute? Ukanayitinya. Impamvu ubusangwe mu buzima icyo umuntu akunda kukimenyera bahaba icyo bita familiarity. iyo wamaze gukunda ikintu usanga wagitinyutse, ariko Imana birasaba kuyikunda kandi ukayitinya. Uzayikunde nibyo, ariko uzanagira ute? Uzayitinya, ugapfa kuyikora mu jisho no mu bwana niba inabugira. ahubwo icyo nshaka gusa ni kimwe, ni ukumenya neza ko uragomba kuyikunda ariko ukagira ute? Ukayitinya. N'Abaheburayo 12:28 ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, tugomba kwakira ubuntu bw'Imana tukayikorera nk'uko ishaka, tuyitinya kandi tuyubaha. Tukayikorera nk'uko igize ite? Ishaka, kandi tuyitinya kandi tugize ute? Tuyubaha. Imana ni nziza, tugomba kuyikunda. Impamvu turabisanga muri Yesaya 43 umurongo waho wa 5 kugeza 7, hatwereka impamvu tugomba gukunda Imana, kandi ariyo mpamvu yatumye duhurira aha ngaha, kugira ngo umuntu wese amenye ko ishema afite ku isi arikesha kubana n'Imana no kuremwa nayo, ndetse no kurindwa nayo no kubeshwaho nayo. Kuba Imana yarakuremye, kubikurinda, kubikubeshejeho, birahagije gutuma uyikunda, kuko nta kivi kirenze icyo ngicyo yagukoreye. Noneho kubw'ibyo haranditse hagira hati, ntutinye ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukura iburasirazuba, nzagukoranya ngukuri iburengerazuba, nzabwira ikasikazi ntibari kure, nikusi mbabwire ntiwibimana, nzanira abahungu banjye bave kure, n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi, nzanira umuntu wese witirwa izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro, ni jye wamuremye, ni jye wamububye. Urumva ko Imana iri kuburana n'ikasikazi, ikaburana n'ikusi, ikaburana n'iburengerazuba. Murabyumva neza? Ikavuga ngo ndashaka umuhungu n'umukobwa naremye, ariko burya nabaremeye kumpesha iki? Icyubahiro. Impamvu wagize umutwe umwana wawe akavuka afite umutwe, n'uwa perezida akavuka afite umutwe. Umuzungu nawe umwana akamara mu nda amezi 9, nawe umugore akagira amabere 2 yo konsa, nabo bakagira umutima uteye iburyo, abakire bakanganya amaguru 2 n'abakene, bigashoboka ko amaso yabo aterera hamwe n'ayawe, amatwi yabo nawe akumva nk'ayabo uko yumva, bigashoboka ko nabo bajya kwituma kuri wese. Imana yakuringanije n'abandi, hariho egalite de valeur. Twese imbere y'Imana turareshya, dusumbana hano mu isi gusa, ariko tukagira gute? Twagera imbere y'Imana twese tukagira gute? Tukareshya. None Imana iburanye iravuga ati, uyu muntu ngewe naramuremye, nshyiraho amano, nshyiraho ibirenge, nshyiraho amaguru, nshyiraho amatako, nshyiraho urukenyerero, nshyiraho umugongo, nshyiraho inda, nshyiraho umutima, nshyiraho ingingo. Uyu muntu naremeye kuzagira ngo namara kumenya azampesha iki? Icyubahiro. Kandi koko mbese reka mbabaza, ubwo yihaye icyubahiro azaba ari ukuyiguza, azaba ari ukuyitura? Aturi abo tukiri kumwe amaboko hejuru ngaho. Nuko murakoze cyane kukurikirana.
Imana nituramuka tuhayihaye icyubahiro ntituzaba ari ukuyiguza, si n'ubugira neza n'ubwitange, tuzaba turi kuyitura icyubahiro yagize iti yatubanje. Ese iyo uvuka ukavuka ufite ijisho rimwe naryo riri ku izuru riri mu jisho, wari kurega nde? Ubu se ugiye gutera umumbati yarangiza wajya gusanga ugasanga umuhasi havuyemo imizi y'intusi, warega nde? Ubu se ugiye kuvoma amazi wayageza mu rugo asanga abaye amaraso, warega nde? Ubu se umugore wawe atwite amezi 9 ajya kubyara akabyara ingurube, warega nde? Ntabwo ubona ko kugira ngo umere nk'abandi ari ishema Imana yari iguhaye? Imana iravuze ngo ngiye wabona baremeye, ngo nimara kubarema bampesha iki? Icyubahiro. Mwebwe rimwe na rimwe hari igihe ngeraho yarangiza nkivanga mu by'ikiganga nanjye nkavura, yarangiza mbonye akanya mbizeho agace, yarangiza ariko abatavura nta mabanga menshi munsi. Uyu mubiri wawe uri kureba ni uruganda rukomeye rukorerwamo ibintu byinshi, ibyuzi n'ibiki ntabyuzi. Kugira ngo uzagire imisemburo izaremura umugabo, yarangiza wowe kugira amabere umugore yagire, yarangiza agatwita wowe ntutwite, ubwo bwiru ntubuzi. Icyatumye amashereka amaraso aba mu nda agatunga umwana, yamara kuvuka uwo munsi agahinduka amashereka, nta mayere mukoresha ntabyo. Kugira ngo ibyo kurya ufatanye kunywa amazi no kurya, ariko umwanda unyure mu nzira yawo mu rura runini, amazi anyure mu ruhago, iryo vangura ryaho ngaho ntuhari. Kubw'ibyo ukwiriye kwicara ukavuga uti Imana ko kwikwiriye kuburana ngo namuremeye kumpesha iki? Ninjye wamuremye, ninjye wagize uti ndashaka kubaza ikoza amahugu iri mu bubandi n'agahato, ni igitugu n'igitutu, ifite iki? Ifite uburenganzira. Niyo mpamvu niba twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye kwakira ubuntu bw'Imana tukayikorera nk'uko ishaka, ariko tuyitinya kandi tugize uti tuyubashye. Yandeba uko umutima utera wohereza amaraso, nuko utera wakira amaraso, yarangiza ukareba umuntu afite uburame bw'umunota umwe, uwo munota umwe niwo urama kongera minota 10, isaha, umunsi, icyumweru, ukwezi, igihembwe, igice cy'umwaka, umwaka, ukabona umuntu angana nanjye akiramara umunota umwe wagiye wiyongera gusa. Ukibaza uti, ndetse hakaba naho bakubwira bati, abahanga bakubwira bati burya hari ibitotsi umuntu hageze mu cyo bita sommeil profond, yarangiza ukaba ushobora gusinzira warenza iminota 60, wagira 61 ntukanguke ugapfira ko. Ariko nta barinzi washize mu gitanda ngo nimuhenga ageze baye 59 mu nkome mu mbavu. Reka da, n'ubundi ugeraho yarangiza ugakanguka, wowe utagize ute, utabigize mu ruhare. Gorora ngana rutyo, yarangiza niyo mpamvu cyubana n'Imana, ariko ugize ute, witi umenya Imana, ukunda Imana, ariko ukagira ute, ukanayitinya. Linda Us.